nongeye kubasuhuza my people, I'm come back kabisa right now. Noneho ngarukanye nkuru hano ni ibyamamare gusa. Noneho uyu munsi turi bwivugireho kabisa hano mu Rwanda. Bifite hano icyo bita trending, bari gutrendinga kabisa, bari gutrendinga with many stories. So I'm back with a greatest one, the greatest one. Abo ntabandi kandi, abo ntabandi kabisa, nibo bita Bruce Melody. Ushaka kwibaza uti se noneho byagenze bite, harabura iki, what's wrong? Bruce Melody rero nkuko mukunze kubibona menshi mu ma interview menshi akunda gutanga, uyu mutipe rero nkuko mukunze kubibona ku ma YouTube channels menshi, no muri honest kabisa, ibyo byo nta wabishidikanya. He is honest kabisa. This guy ku bantu bakunze kumukurikirana nta kajya aca ku ruhande, avugisha ukuri avugisha ukuri kabisa. Ntago ari umuntu wifunga nk'abakunda abasani bifunga birenze, ariko ewana kubwiza ukuri, nimba ari ikintu abona akivuga uko kiri, ntago ajya aca ku mpande. Ushaka kwibaza uti se kubera iki uri kutubwira ibyo ngibyo? The story y'uyu munsi ni uburyo ki uyu mutipe, hari ikinyamakuru baganiriye, bamubaza umuhanzi yemera hano mu Rwanda. Mu by'ukuri rero turabizi abasani bacu, turabizi kabisa, iyo mubajije ikibazo nk'icyo atangira kwifunga, wanamubaza uti kanaka ati simuzi. Kandi nkuko tubizi twese kabisa, Bruce Melody nawe ari mu bakaze hano mu Rwanda, nka batatu ba mbere arimo, ariko ntago yigeze arya indimi, yahise akubita hasi. Baramubajije avuga yuko abasani yemera hano, aravuga ati ni Meddy na Mbere. Urumva arabisobanura neza kabisa, nta bintu byo kwifunga. Ubu ngubu reka nze mbakubitiremo noneho amajwi y'ukuntu byari byifashe aho ngaho kabisa. Aravuga ati Meddy kabisa is the greatest one, is the first. Arabisobanura kabisa, aravuga ati tujye twemera umuniga aradufite hano kabisa. So reka nze ngushyiremo iyo voice ubanza wumve ko byari byifashe, then I will come back twikomereza. Twikomereza ntari kabisa. Rero bya bintu by'abasani ngo nkwi ntago mbigira, sibyo? Oya, reka naye guhera mu bato tujye mu bantu bakuru. Abantu nyine babahitinze ntimubazi. Habamo Meddy, habamo Mbere, ariko Meddy by'umwihariko uriya ni umusani wa danje. Byatari. Meddy ni umuntu uriya rero kuba mbibamo nyine mba mbibona neza, yigira nkaho byoroshye, ariko arakora mana aranavunika. Kasoro uturirimbo dukeya, asura duke nyine kuko tuba dufite ibiro byinshi, tuba tunyoroshye. None se ntafite miliyoni 20 ntituzibona twese views. Ejo bundi na Hotel Brown nabonye ko ifite 50 na ni ukuvuga slowly nayo ikaba iri muri gahunda. Ibyo ni ibintu nanjye numva nshaka kugeraho. Rero ntago nabona umuntu wabikoze ngo nigire ngo ntago muzi ngo nkwe. Yo ngayo nguko rero mwabyumviye ukuntu babyifashe hano. So this guy is so humble, is so honest kabisa. Nasaba n'abandi basani kabisa ko jya bamera nkawe, nta bintu, nta mpamvu yo kugira amashyamba. Ni icyo umuntu nimba kurenze you salute, uremera kabisa, ukavuga ati then ugatera ikirenge mushya, nta mpamvu yo guhangana kabisa. So sawa rero murakoze cyane, sawa kabisa. Turi kumwe, I will be come back tomorrow with the hot news, the trending one.
what we talk here is the trending news only, the trending one. So thank you. Nkomeza kongera kubashishikariza subscribe, kandi kabisa kunzogera hasi aho ngaho subscribe, amabara y'umutuku twikomereza twizamukira twimanura nta kibazo na kimwe kabisa. Ciao ciao, ndabemera cyane sasa ndabemera kabisa.